oya aho ngaho ukomeza uvuga abakozi nta kibazo. Umwana w'Imana ni mu ruhande rwanjye, ariko abo bandi bukomeza uvuga abakozi ntabwo ushaka ko baba abana b'Imana. oya byambera byiza cyane, ariko abo warumbajije ba mama Sharirene, ba Pastor Claude, bariya bandi bose uvuze, ntabwo njyewe biriya bintu ntabwo njye nemeranya nabyo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bo bemera nk'abakozi b'Imana cyangwa nk'abana b'Imana. Njyewe mbemera nk'abantu bashinze isoko ry'umurimo, kuko hano muri iki gihugu cyacu harimo ijambo waburetse gatoya. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe mwakoze subscribe ku Ntera TV, by'umwihariko tubashimira yuko mudukurikirana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nk'uko mubimenyereye rero murabizi yuko nubwo tubaha ibintu bigiye bitandukanye, ariko murabizi ko tujya tunyuzamo muri iyi minsi tukabatumirira abakozi b'Imana. Murabizi yuko mu minsi yashize twari twabatumiriye uwo bita Haso. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo ngiwe muzi amazina ye, ariko ari buze kutwibwira kugira ngo tubashe gukomeza ikiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana. Reka tubanze tumuhe karibu, tugoye karibu umukozi w'Imana. Okay, murakoze, Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Mutangana Bosco, ndi umukristo, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 8. Imana y'amahoro iduhana umugisha, ariko nkikwibwira hari izina ukoresheje ntakunda. Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Njye rero ntabwo ndi umukozi w'Imana, ahubwo ndi umwana w'Imana. Imana iduhana umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise umukozi w'Imana upfobya abakozi b'Imana? Ntabwo mbapfobya, ahubwo sinemeranya n'iyo titre, kuko namenye neza yuko umukozi akorera ibihembo, iyo abibuze ariyirukana. Iyo umukozi akoze nabi baramwirukana. Rero mu bwami bw'Imana nta mukozi w'Imana ubamo, ahubwo habamo abana b'Imana. Imana ibyara Imana, turi abana b'Imana. Uri umukozi w'Imana cyangwa njye ndi umwana w'Imana? Umwana w'Imana. Yes. Ni ukuvuga ngo babandi ujya wumva bitwa abakozi n'abakozi banyu, nicyo bahisemo bariya, nabo ntabwo wabarenganya, ariko tureba icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ntabwo yavuze ko ari abakozi. Abamwemeye bose ntabwo Bibiliya yigeze ivuga ko ari abakozi, ahubwo yaravuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ese iyo wenda tuvuze ku bijyanye n'abavuga ngo abana b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, dukurikije n'ibyo tugenda tubona hano muri iyi minsi cyangwa se kuri showbiz, cyane ko nawe aka kanya sinzi wenda igihe umaze muri showbiz cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ushobora kuba warageze ku itangazamakuru, ubona ibijyanye n'umurimo w'Imana bimeze bite? Mbanje gusuhuza abantu bose bankurikiranye. Ibijyanye n'umurimo w'Imana ku mbuga nkoranyambaga aho hirya no hino, mu rundi ruhande hari ibyo nge ntemera. Hari ibyo ntemera, nkabona atari umurimo w'Imana uri gukorwa, ahubwo ari ugushaka iby'abantu ku giti cyabo. Garutse kuri rya jambo ryitwa umurimo w'Imana. Iyo umuntu ari umukozi cyangwa se iyo akora umurimo yitwa iki? Yitwa umukozi. Ujya ukora umurimo w'Imana? Umurimo ndawukora. Iyo umuntu akora umurimo aba ari umukozi, kandi we ntabwo uri umukozi. Njyewe nkora umurimo wa data. Njye nkora umurimo wa data, nta mukozi mu rugo rw'iwabo. Mba meze nk'uwikorera. Ni ukuvuga ngo tandukanye umukozi, umwana mu rugo kwa se. Umwana mu rugo kwa se, mu Kinyarwanda baca umugani mwiza uvuga ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akiyongeza uwundi. Ni ukuvuga ngo uje iwanjye mu rugo ukahaza, hari aho utagera kubera ko uri umushyitsi, ariko umwana wanjye aramutse aje ashobora guca mu cyumba cye agaca no mu cyumba cya mama, kuko yaje iwabo mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero nta mukozi mu bana banjye ngira, baba barimo bikorera. Niba twarahamagawe n'Imana, Imana ishimwe.
ntabwo twe turi abakozi b'Imana, ahubwo turi abana b'Imana bakorera mu bwami bw'Imana kugira ngo twagure ubu bwami. Wenda icyo reka tukirenge tutaza wenda no kugitindaho cyane kuko wenda siyo topic yatuzanye, ariko wenda ubutaha tuzongera oya nta n'icyo bitwaye kuko n'abankurikiranye basomye Bibiliya neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Iki kintu mvuze barakizi, ahubwo kuba umukozi w'Imana ni titre, kuba bishop ni titre, kuba revera ni titre, kuba bya bindi byose bamposo bande ayo ni amatitre tugenda twebwe twishyiriraho. Ariko ijambo ryiza ryuzuyemo umwuka w'Imana n'Imana yavuze ni ukuvuga ngo ndi umwana w'Imana. Noneho hejuru y'umwana w'Imana ugashyiraho ya matitre hejuru y'iryo jambo, kubanza kwemera ko uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana bigomba kuba hasi, nicyo cya mbere, niyo fondasiyo, hanyuma ibindi bikaza nyuma, kuko ntabwo ushobora kubaka inzu idafite fondasiyo. Kugira ngo ube umukozi w'Imana rero cyangwa ube bishop ni ukubanza kuba umwana w'Imana. Reka rero twivugire wenda ku bakozi b'Imana. Wenda wowe kubera ko wahisemo kuba umwana w'Imana wanze kuba umukozi w'Imana, reka twivugire ku bakozi b'Imana. Yego, kuko njye niyo numva bavuga cyangwa se no mu biganiro bakora no bijyanye n'iyobokamana banumva abakozi b'Imana n'iryo jambo nacyo ntacyo ubwo nabipfobya, ntacyo nabyo bitwaye, ariko buri muntu wese agira amahitamo ye. Nje unyise ku bwawe unyise umukozi w'Imana sinagutera ibuye, niko wabisanze, nayo nyito iriho muri iki gihe. Ariko uramutse unyise umwana w'Imana byanezeza cyane kurusha ibindi byose. Uvuga ngo kwita umukozi w'Imana ntacyo bitwaye no kwita umwana. Kunyita umwana w'Imana nibyo byanezeza cyane kurushaho. So twari turi kuri iki kintu, ni iki ubona mu bakozi b'Imana uyu munsi uhereye nabo mu minsi yashize, ni irihe tandukaniro ku bijyanye n'ivugabutumwa ryabo cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga? Ibijyanye n'iki gihe mfite ukuntu mbibona gutandukanye. Rimwe na rimwe ku mpamvu z'ibihe tugezemo by'ubushomeri, abantu batakigira imirimo, mbona mu rundi ruhande abantu bihangiye umurimo. Ntabwo barimo bakorera Imana by'ukuri, ahubwo ni umurimo bihangiye. Ku yihe mpamvu? Iyo turebye mu batubanjirije nk'abo twita abahanuzi mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe cya kera bitwaga ba Bamenya. Iyo turebye ibihe turimo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tukareba n'abita abiyita abahanuzi bavuga iby'Imana yababwiye ku gihugu, dusanga njyewe mu ruhande rwanjye usanga nta muhanuzi n'umwe urimo. Ushatse kuvuga ngo hano mu Rwanda nta muhanuzi n'umwe uhari? Barahari pe, ariko hari bamwe ntemera mesaje zabo. Ku mpamvu iyi ngiyi, umuhanuzi aberaho iki? Ni iki gituma umuhanuzi abaho? Impamvu ya mbere umuhanuzi abaho, umuhanuzi ni nk'umuganga, kandi ikindi umuhanuzi atanga intsinzi y'ikibazo. Iyo turebye rero ubuhanuzi bw'iyi minsi ukuntu buteye, Imana ishobora kuvugana n'umuntu ikamwereka yenda iburasirazuba hagiye kuzaba amapfa, ayo mapfa akazakurwaho no gusenga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kizajya kuba ku bwoko bwanjye ntabamenyesheje. Uyu muhanuzi wamaze kugira ihishurirwa ry'uko iburasirazuba hagiye kuzaba amapfa, imyaka itazera cyangwa se imigezi yaho izakama, ntabwo mu by'ukuri Imana ibimuhaye ibi bintu ngo abijyane ku mbuga nkoranyambaga. Ntibibaho. Imana ariko hari abantu batabasha kugira mu nsengero, sibyo? Njyewe ibyo wenda sindi buze kwemeranywa nawe, kubera yuko hari abantu batabasha kugira mu nsengero, sibyo? Bakoresha imbuga nkoranyambaga, bakoresha YouTube, bakoresha n'iyindi miyoboro ishobora kuba yatuma babona iryo jambo rishobora kuba ryatumweho cyangwa ryabatumweho, sibyo? So rero gukoresha imbuga nkoranyambaga ndumva ntacyo bitwaye,
Okay, mu yandi magambo kwabo ngabo batabasha kugera mu nsengero, wibwira ko ari iki uyu muhanuzi, uyu muntu utabasha kugera mu rusengero, umaze kumenya ko karitsiye atuyemo igiye gubamo amapfa, bivuze ngo uyu muntu ntanasenga, uyu muntu ni iki ubu buhanuzi buri bumufashe? Mu ruhande rwanjye mbona ntacyo, ahubwo umuteye ihahamuka. Rero hari ubuhanuzi Imana itanga ikabuha umuntu. Nyine ngewe icyo narindi kuvuga ni ukubera ko nubwo wenda icyaba yari ikosa wenda babari babandi batanga wenda nk'ubwo buhanuzi, ariko ku muntu utanga ijambo rishobora kubohora imitima y'abantu. Okay, reka tubanze dusenge. Uri Uwiteka Imana ishoboye byose, uri Imana y'imbaraga nyinshi n'ubutware ndetse n'ubushobozi. Turagushimiye ku bw'aka kanya keza uduhaye tugiye kuganira kuri iki kiganiro cy'isi n'ubuhanuzi burimo buramanuka muri aka kanya. Turagushimira ku bw'ijambo ryawe turi buvugeho. Turakwinginze Data wa twese wo mu ijuru ngo buri muntu wese ugiye kudukurikira yumve kandi asobanukirwe, umuhishurire birenze ibyo twebwe twavugira kuri izi mikoro. Imbaraga y'Imana imanukire kuri buri umwe wese ugiye kudukurikirana mu izina ryawe Kristo, ari abari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze abari hanze y'igihugu. Ndagushimiye ko ubyumvise, ducyashya imbaraga z'umwijima. Ntabwo tuje gukora iki kiganiro hari uwo tugiye gusenya, ahubwo turasabye Data wa twese ngo uduhe umwuka w'ubwenge, uduhishurire byinshi birenze ku by'ibihe n'iminsi. Urakoze ni mu izina ryawe Kristo mbisabye nizeye, amen. Murakoze. Nagira ngo nkubwire ubuhanuzi bubamo ibyiciro. Twarimo tuvuga ngo ese ibintu birimo bibera ku mbuga nkoranyambaga, ubuhanuzi burimo bumanuka, haba ari ubw'igihugu haba ari ubw'isi yose, ni gute ibi bintu twabihuza gute n'ivugabutumwa Imana ihamagarira abantu gukora? Ese nk'umwana w'Imana usenga, kandi iyo uri umwana imbere y'umubyeyi ugira uburyo uganira n'umubyeyi kurenza uko baganira n'abakozi. Yes. Niki Imana yigeze ikubwira, wigeze cyangwa se wigeze ugira umwanya wo kuganira n'Imana, wenda usobanukirwa ko ibyo biba bikorwa atari byo? Niki Imana yakubwiye kuri ibyo uba uri kubona wowe utemera? Okay, icyo ntemera ni uburyo ibi bintu bitambuka. Ariko hari ijambo nabajije bwa mbere, nkawe wigeze uganira n'Imana nka papa nk'umubyeyi wawe? Yes. Niki yakubwiye kuri ibi bintu? kuri ibi bintu? Okay, iyo dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigoye, bizaba biruhije abagenzi, ngo cyane umugenzi ujya mu ijuru, ngo kizaba ari igihe kizabonekamo abahanuzi benshi bazahanura ibihwanye n'ibyirari ryabo. Ubwo ni ubuhanuzi butavangiye, ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Bibiliya igaragaza ko abo bantu batazaba bakora uwo murimo kugira ngo ubwami bw'Imana buhabwe icyubahiro, ahubwo bazaba bakora uwo murimo kugira ngo bo ubwabo bahabwe icyubahiro. Ari nayo mpamvu ubona ku mashusho media, ku izo mbuga nkoranyambaga hose batangiye gushwana. Bamwe ngo batanga ibitambo, mbese barimo baragenda bivamo. Ni iyihe mpamvu ituma rero barimo bivamo? Nuko ubwami bakorera si bumwe. Urimo urumva? Nari ndimo nkubwira ngo umuhanuzi w'Imana by'ukuri amenya ubuhanuzi Imana imuhaye bw'igihugu, niba ari ubwo gutambutswa ku isi yose, niba ari ubwo gusengera ku giti cye, kuko Imana ishobora kumpa ibintu ikabimpa, ariko yamara kubimpa nkagira umwanya wo kubaza Imana, ese koko ibi bintu Mana ni ngombwa yuko nabitambutsa bikumvwa na buri muntu wese? Hari ibintu by'ubwira Imana itanga. Imana ishobora kuguha amakuru, ikakwereka amakuru. Ubu turi mu karere ka Kicukiro n'urugero, ikaguha amakuru yenda ya hariya kureto ko hagiye kuba impanuka ikomeye cyane. Ntabwo ibi bintu Imana ikubwiye ngo ugende ujye ku mugaragaro uvuge ngo hano hagiye kuba impanuka. Si ikimana ibimanuriye, ahubwo Imana yamaze kukwereka ibyago bigiye kuba hariya kureto Kicukiro, kugira ngo wowe nk'umuhetsi
nk'umwinginzi nk'umuhanuzi uhita uzamuka umusozi usengera ibyo bintu urimo urumva bikurweho. Ariko kubw'ibihe n'iminsi abantu bari gushaka amaviyuzi urimo urumva arahita avuga ati reka ngende ntangaza ibi bintu ko Kicukiro kureto hagiye kumeneka amaraso urimo urumva. Noneho iyo avuye gutangaza biriya bintu ikintu akora niki? Baravuga ngo umuhanuzi yemerwa ibyo ahanuye bigize gute? Bisohoye. Agomba kujya gusengera biriya bintu kugira ngo bisohore vuba. Noneho wowe wakoranye nawe ikiganiro atambutse iyo message uzongera umushake abantu benshi bapfuye urimo urumva. Nicyo rero ntemeranya n'abantu batangaza ibyo bintu mu gihe nk'iki ngiki. Iyo amapfa yateraga mu batubanjirije habagaho babamenya. Iyo wageraga imbere y'abamenya bamenya yakubwiraga ikibazo ufite ari we muhanuzi w'iki gihe akakubwira ngo dore ufite ikibazo iki n'iki none nkora iki? Shakisha. Iyo turebye muri Bibiliya batwereka umubyeyi umwe wari ufite ideni afata ryishyuye, ariko ngo uwari umufitiye ideni aza kumwishyuza ashaka gutwara abana be. Uyu mumama abura uko abigenza, yibuka ko hari umuhanuzi urimo urumva. Amaze kwibuka ko hari umuhanuzi ajya kumugisha inama. Uzi uko amakuru yagenze? Yaramubwiye ngo nicyo ufite mu rugo? Aramubwira ngo ufite utuvuta duke, genda utire ibintu usukemo icyuzuru ugishyira ku ruhande, nurangiza ugende ugurishe wishyura ideni, numara kuryishyura asigaye agutungane n'abana bawe. Ni ukuvuga ngo umuhanuzi ntabwo ari uteza ibibazo mu bantu, ahubwo umuhanuzi w'Imana numenye ibibazo biri mu bantu cyangwa se mu gihugu agashaka n'insinzi zabyo urimo urumva. Noneho rero abo turimo tubona ariko si bose, harimo bamwe bavuga iby'Imana babwiye koko kumva koko ni ukuri, harimo n'abandi babivuga ukumva hari ibindi byihishe inyuma. Kuko baka kanya niba dufite ubuhanuzi bwinshi urumva bw'amaraso agomba kumeneka mu gihugu cyacu, ujya ku mbuga nkoranyambaga ukabona bashyizeho n'amatariki. Nkawe koko nk'umuntu wasenze Imana, ibyo bintu wambwira ngo biri mu mugambi w'Imana? Kandi Imana iravuga ngo ikunda abantu, ntiyifuza ko yabababaza. Ahubwo iyo Imana imaze kubona ko wasenze, kubera iki se? Kubera iki ibyo Imana ntiyifuza kubabaza abantu? Reka ngo nibwo yabababaza ntizababaza iteka, ariko bababara. Kubera iki habaho kubabazwa kw'abantu? Mbo hari igihe umuntu ashobora kubabara, ni ibintu bibiri. Imana ishobora kugukenera, ikagukenera uri mu buzima bwiza. Umuhanuzi akaza akavuga ati Imana yakuntumyeho, va mu byo urimo kizwa urimo urumva. Wareba uwo muntu bikubwira ugapinga, wareba ubuzima bwiza urimo ugasanga izo nyungu zo gukizwa ntazirenze. Ufite imodoka ugendamo, ufite akazi keza, ufite inzu nziza, abana bariga heza, kuza rero kukubwira ibyo bintu ntabwo wahita ubyemera. Ariko iyo ari iby'Imana koko, Imana ishobora guteza ikibazo kizavamo umubabaro. Bibiliya iravuga ngo mbese ifatiro z'umukiranutsi zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Bibiliya ikavuga ngo umukiranutsi yasenga. Hari igihe rero imfatiro zishobora gusenyuka atari iz'umukiranutsi, zigasenyuka ari iz'umuntu Imana ishaka kunyuza mu mibabaro kugira ngo ibe arimo imubonera. Kuko akiri muri wa munezero ntabwo yigeze imubona, yaramushatse ntiyamubona. Imana ishobora kwemera ko umuntu ababara bitewe n'uko yanze kuyumvira. Icyo ni kimwe. Imana ishobora kwemera yuko abantu bababara bitewe yuko nanone banze kugira gute kuyumvira. Ariko umuntu wumviye Imana ntabwo ashobora kubabara ibihe byose. Nubwo wababara haba harimo inyoroshyo. Imana ishobora guteza akabazo ukababara, ariko ukajya ugenda ubonamo imbaraga z'Imana, ineza y'Imana ugenda uyibona. Iyo ukurikije n'ibyo ubona cyangwa se n'ibyo wumva, cyane ko uno munsi twashatse kwibanda ku bijyanye n'ibi bya showbiz cyangwa se social media, uburyo biba bigenda bikorwamo mu bijyanye n'umurimo w'Imana.
cyane ko muri iyi showbiz cyane cyane ya gospel tuzimo abakozi b'Imana, reka n'abameshoninga kubera ko njye ntacyo bintwaye, nka Pastor Claude, Pastor Mutesi, Pastor Ndera, Pastor Emma, umuvugabutumwa witwa Mama Sharirene, undi witwa Ezekiel ndetse ngo ni n'umuhanuzi akaba n'umuhanzi, n'abandi benshi ushobora kubuzi nawe ushobora kumeshoninga. Okay, ugize neza kumbaza icyo kibazo, ariko nanjye nakubaza ikibazo kugira ngo ngisubize. Impamvu wenda ntararenga aho ngaho, njye nkunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga cyane ko ndi n'umunyamakuru. Yego. Ngira ngo mbwire n'abantu bakurikiye Intera TV, namwe nubwo mba ndi gukorera hano ku Intera TV ariko mukore subscribe nuko cyo Uzaba TV. Cyo Uzaba TV nacyo ni channel cyangwa se ni ikinyamakuru gicaho ibintu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'andi makuru atandukanye. So impamvu mba mvuze kuri iki ngiki nuko nkunda gukurikira showbiz zitandukanye, haba gospel cyangwa haba secular, byose ndabikurikirana. So rero ikintu nshatse kuvuga hano, iyo hari igihe ndeba muri comment z'abantu bagiye bavuga ku bijyanye n'aba bapasteri, n'aba bakozi b'Imana cyangwa se n'aba bana b'Imana nk'uko nawe babivuze. Oya, aho ngaho ukomeza uvuga abakozi nta kibazo. Umwana w'Imana ni mu ruhande rwanjye, ariko abo bandi bukomeza uvuga abakozi. Ntabwo ushaka ko baba abana b'Imana. Oya, byambera byiza nabo babyemera, ariko kuko nyine bahisemo kuba abakozi, wowe ukomeza ukoresha iryo jambo abakozi ntacyo bitwaye. Okay. So tukabona komenti zabo n'uburyo bagenda n'uburyo abantu baba babasubiza. Nawe ntekereza ko uba wakurikiye, nanjye ndabikurikirana, n'ababasubiza ubibona. Hari ngo muhanuzi Prophete Noheli, hari n'undi waturutse cyangwa ubwo sinjya mumenya, hari n'uriya wageze kubikomozaho biriya ngo by'ibitambo. Niki utekereza kuri bari abantu? Niki ushobora kuvuga kuri bari abantu? Kuko muri showbiz nibo bantu bashobora kuba bamaze kuba bafata urwego ruhambaye muri showbiz ya gospel nyarwanda, hano ya gospel nyarwanda. Ninde muntu ushobora kumeshoninga ukavuga ati uyu muntu rero wewe nkurikije n'ibyo avuga n'ukuri, ariko uyu nguyu mba mbona kabye? Okay, mu bantu mbajije nta ahubwo iyo mbaza bari kumbaza ati mu Rwanda nk'abapasteri ubona wagenderaho wakwigiraho nabahe? Urimo urumva? Ndabanza ngusubize. Njyewe nemera Pastor Rutayisire, uramubona muzehe wacu amaze iminsi, nubwo nyine yagiye mu zabukuru ariko aracyari umwana w'Imana. Uriya musaza ndamwemera, Imana imuha umugisha. Nemera Pastor Munezero, urimo urumva? Hari n'undi mupasteri w'umusaza ntarimo nibuka izina rye. Hari abapasteri benshi, buriya nemera Pastor Gitwaza. Uzumve amagambo yiwe urayumva ukumva ni amagambo y'ubwenge. Hari abapasteri ubundi mbese bari mu mwuka w'Imana batajya banavugwa muri iki gihugu ngo bajye no kwizo mbuga nkoranyambaga. Aravuga. Noneho uzagende urebe kuba bakurikirana, urebe ko hari umuntu wabateye ibyatsi cyangwa amabuye. Wenda uwo ntarumva batera basa naho bataka n'uwo bita Rutayisire. Gitwaza bashobora kuba baramwatatse na n'ubu baramwataka, ariko njyewe iyo ndeba umuntu nkurikirana cyane inyigisho arimo atambutse. Urimo urumva? Bya bindi ntafiteho ubuhamya ntabwo njye mbikurikirana, nkurikirana inyigisho arimo atambutse. Uramubona uyu mupasteri twabuze Theogene, uzi ibyavuzwe nyuma y'uko Imana imuhamagara, n'ubu biracyavugwa. Urimo urumva? Hari abandi bapasteri benshi cyane, ariko abo warumbajije ba Mama Sharirene,
ba Pastor Claude, bariya bandi bose uvuze, ntabwo njyewe biriya bintu ntabwo njye nemeranya nabyo. ni ukuvuga ngo ntabwo bo bemera nk'abakozi b'Imana cyangwa nk'abana b'Imana. Njyewe mbemera nk'abantu bashinze isoko ry'umurimo, kuko hano muri iki gihugu cyacu harimo Ntabwo ijambo, bemera waburetse nk'abakozi gatoya, b'Imana cyangwa waburetse gato mwereke uburyo mbemera. Njyewe hari ijambo rivuga ngo twihangire imirimo, urimo urumva? Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Niba umuntu ari umupasiteri agatukana, ibyo bintu ujya ubikurikirana. Niba umuntu ari umuhanuzi akavuga bya bindi bita ibishego, urimo urumva? Aho hantu sinshaka kuhinjira cyane. Njyewe mbabona nk'abantu, uburyo mbabona iyo mbitegereje n'iyo mbumva, mbabona ari abantu bihangiye iki imirimo kandi biranabahira. nka buriya nka Pastor Claude we ubona atari umukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi cyangwa umupasiteri? Kubera ko ariko babyita, mbifata gutyo. Ubibemerera kubera yuko ariko babyiyita, ariko wowe ntabwo bemera nk'abantu. Ariko mu rundi ruhande rwanjye nkurikiye ABCD y'ibiganiro bitambuka, maze gukurikirana ibiganiro bigera nko muri 4, urimo urumva, by'abantu nk'abo ngabo umbwiye. Shakamo ikintu cyafasha abo uhereye kuri abo bose uvuze, abo bagabo uvuze n'abo badamu uvuze. Nashakishije ikintu cyafasha nk'umwana muto mu mwuka, urimo urumva? Ubundi hari igihe umuntu twese ntabwo twavutse dukijijwe, sibyo? Ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ati reka ndebe ikiganiro cyamfasha cy'umushumba runaka, urimo urumva? Ugahita ukirika, ukaba haje umwe muri abo ngabo uvuze, njyewe sinshaka kuvuga amazina yabo, urimo urumva? Uyu muntu akazamo, ugahita utangira kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ugenda wumva bavuga. Waba ukitangiye inzira y'agakiza niba warabiteze amatwi? Biterwa, we njyewe ntacyo ndi buvugeho aho ngaho. Impamvu ntari bugire icyo mvugaho aho ngaho, ntabwo njye ndi kukubaza. Uri kumbaza nanjye ndi kugusubiza. Nagira nkubwire ngo rero umwana w'Imana cyangwa se umushumba wahamagawe, urumva, afite ikintu kimujyana kuri mikoro. Ikimujyana kuri mikoro ni ubutumwa bwiza, urimo urumva? Bibiliya iravuga ngo twamamaza ubwo butumwa i Yudaya n'i Samariya. Ntabwo ikimujyana kuri mikoro ari uguterana amagambo. Ivugabutumwa ry'iyi minsi kuri zino mbuga nkoranyambaga, kwizi mikoro nicayeho ndetse n'izindi ziri hirya no hino, usanga nta vugabutumwa riri gukorwa. Rirasi ivugabutumwa. Ni iki kigutera ubwoba kuri aba bakozi b'Imana utemera, harimo bariya navuze Pastor Claude n'abo bandi nagiye mvuga? Ni iki kigutera ubwoba ku ivugabutumwa ryabo cyangwa se ku mikorere yabo y'uburyo bamamazamo? Ikintu kintera ubwoba bwa mbere iyo mbabonye, bari ababyeyi bo ntabwo urumva, ntabwo ari abapasiteri, ni abahanuzi bagenda bahura n'umwe ku giti cye, urumva? Ariko iyo turebye umuntu nka pasiteri uhagarara imbere y'abantu barenze 10, 20, 100, 200, tukabona ashobora kuvuga ibintu bitarimo gukiranuka, usanga aho ngaho ari ikibazo. Njye ngira ubwoba ku bw'abakristo bayoboye. Nkibaza ntese izi ntama ziyobowe n'aba bantu, izi ntama zizagarukira hehe? Nicyo cya mbere kintera ubwoba. Mpita nibaza na n'iyi saha sindamenya itorero uyu mupasiteri ayoboye, ariko iyo mubonye ari kuvuga gusa ateye neza. Inde? Uyu Pastor Claude ateye neza nk'umuntu rwose wavamo umupasiteri mwiza uvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Ariko hari ahantu agera ukumva ahise ata umuhamagaro. Nkibaza ntese niba ibi bintu hari nk'ijambo aherutse kuvuga, reka ryo ndivugeho gato kuko ryo numvise yarivuze ku mpamvu z'uko nawe bamukomerekeje, ariko mbona sibwo buryo bwiza ari kubivugamo. Yaravuze ngo wa mugore we ndakwiyamye. Kuri murumva ibyo bintu bivuzwe mu kanwa k'umupasiteri, uretse n'uwo ku ruhande, aramutse ari wowe, uretse n'uwo ku ruhande n'uwawe wo mu rugo. Yenda ibyo bintu ushaka kubivugira mu cyumba, ariko bigiye kuri public
aho wa mwana wize igice wa wundi uri mutoza inzira y'agakiza azakumva kumva icyo kintu. Aya mavuta ntabwo yaba akiyakoreyemo. Warumbaje ngo ni iki kigutera ubwoba? Ikintera ubwoba cya mbere ntekereza ku ntama bashumbye, aho bazivana n'aho bazijyanye. Icyo ni icya mbere, kuko umupasiteri afite, niyo umurebye mu nzira, pasiteri iyo umurebye mu nzira ushaka kumwibwira. Mu mvugo Dawidi yigeze ahura n'urugamba rw'abantu bamutuka baranamutoteza. Abagaragu be cyangwa se abo bari bari kumwe baramubwata, ariko wamanutse ukabasanga. Uzi ijambo yababwiye? Yarababwiye ngo bihorere Uwiteka yabangabije. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya iravanga intambara turwana si yo mu mubiri. Abantu b'iyi minsi barimo bararwanira mu mubiri. Niba bakuvuze urimo urumva, kugira ngo nawe umukomeretse umwereke ko nyine atakurusha kuvuga, urahita ujya kuri mikoro. Ahubwo izi mbuga nkoranyambaga, ibi bintu bigiye gutuma n'abari bari mu muhamagaro bawuvamo. Wenda iyo nindisije, ariko ngewe nshaka kukubaza wenda ikibazo gisa nkaho ari icyanyuma mu bibazo Yego. twari twateguye kugira ngo wenda tugende tugana no ku musozo. Uyu munsi hari ijambo wigeze kuvuga, uravuga ngo abakozi, urongera uravuga ngo abana b'Imana. Haba hari uburyo abitwa abana b'Imana, hari uburyo bakoramo umurimo w'Imana bitandukanye nuko abakozi b'Imana bawukora. Kubera iki? Mpamvu mbajije kino kibazo. Ese nkanjye nshobora kuba ntekereza ko wenda bariya bakora kuriya nk'uko wabivuze bashobora kuba ari abakozi, bakaba bashobora kuba babikora nk'aho ari abakozi, nawe ukaba ubikora nk'aho uri umwana. Imikorere y'abo bantu ni hehe itandukanira? Kubera iki umuntu agomba kwitwa umwe mu bakozi undi akitwa umwana? Kandi wenda reka kandi reka mbanze ngusubiza aha, n'abadukurikiye banyumve neza. Niyo twakiriye abantu mu rusengero turavuga ngo reka twakire umukozi w'Imana, icyo nta kibazo. Ariko nakubwiye ngo fondasiyo ya byose ni ukuba umwana w'Imana, sibyo? Noneho umukozi atandukanira he n'umwana? Ndaguha ingero ebyiri. Ubundi umukozi akorera ijisho, sibyo? Umukozi ikimuranga akorera ijisho. Uba ujyanye abakozi mu murima kuguhingira, mugatangirana, ukibeshya gatoya ukadomokera ahantu iminota 30, ushaka gusanga amasuka bayarambitse, ushaka gusanga aho bari gukura ibyatsi batabikuyemo, babihingiyeho. Urimo urumva? Ikikubwira umukozi rero ashobora kwica ibintu kubw'inyungu ze. Urimo urumva? Ariko ikikubwira umwana ukora mu rugo rwa se ababazwa n'ibintu uko birimo bipfa. Urimo urumva? Umukozi akorera iki? Ijisho. Bibiliya iravuga ngo igihe kizagera babarenganya, ngo ariko ngo muzishime munezerwe cyane. Ibaze kugira ngo unezezwe nuko warenganyijwe. Niko mu butumwa bwiza bwa Matayo havuga ibice 5 ngo yerekana abahiriwe abari bo. Aratangira avuga ngo hahirwa abafite imitima iboneye, hahirwa ageze hepfo 12, reka yenda tuhasomeho gatoya aba bantu bahumve. Noneho uhita ureba ivugabutumwa ririho muri ino minsi. 12
11 haravuze ngo yatangiye avuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Noneho atangira avuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana ishimwe. Turebye ijambo rivuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya. Aba ni abanyamahirwe b'abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana ntibikuyeho kurengana. Ushobora kurengana uri umwana we. Ejo bundi nabwiye umuntu ndamubwira nti njyewe icyiza nuko umuntu yandenganya aho kugira ngo nje murenganye. Arangije araseka. Kuko iyo abantu bakurenganyije Imana irakurenganura, ariko iyo urenganyije abantu Imana irakurenganya, kuko Imana irwanirira ba bantu. Muri no minsi rero turimo turabona abakozi, abo twita abakozi b'Imana batari abana b'Imana, barahura n'akabazo gato ko kurenganira muri runo rugendo, bagahita bakubitana ibipfusi, bagahita bajya kuri mikoro, nawe agahita akora nka wa wundi. Uwo ni umukozi. Ariko umwana w'Imana iyo yamaze kurengana azi neza yuko nta mutima umucira urubanza, ashinga ivi. Urimo urumva aho hantu? Umwana w'Imana iyo yamaze kumenya ko ari kurengana nta mutima umucira urubanza, ashinga ivi akabwira Imana ngo Mana, reba uburyo ndi kurengana, ngwino ndenganure. Ariko ntabwo ajya gutungana intoki, ntabwo ajya guhangana kuri mikoro. Ese nibo bakakanya dushobora guhurira mu nzira hariya twahuriye nje kukureba, yenda nkahita nkubwira nti mpuye n'umuntu ankubise urushyi, ni byiza yuko mbishyira muri mikoro ngo mutukire kuri mikoro? Ubwo se nzaba ntandukaniye hehe nawe? Ariko icyiza ni iki? Nk'umwana w'Imana warenganye, njya mu rusesamanza cyangwa mu bujurire, nkajya kubwira Imana nti wa Mana, wabibonye ibyo runaka yankoreye? Hari uruhare nabigizemo? Wavuze ko ari wowe uzarenganura abarengana. Twabonye muri Luka 18 umucamanza utaragiraga imbabazi ngo ntiyite ku bantu ntiyite no ku Mana. Umukecuru warenganyijwe amujya imbere, ariko igihe kimwe Imana imanukira muri wa muntu utubaha Imana. Nta mpamvu z'uko umwana w'Imana twongeyeho umukozi w'Imana mu gihe nk'iki ngiki twajya tujya ku mbuga nkoranyambaga duterana amagambo, ahubwo twakagiyeho tuvuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Noneho wa wundi wakurenganyije ugasenga Imana ikamugeraho. Imana ishimwe. Rero umukozi akorera ibihembo. Umukozi akorera ibihembo. Hari umuntu utashyira kuri no mikoro mutagiye mu biguzi. Nta biguzi nge nigeze nzana saba ahangaha, uko byagenzura kuza. Ariko hari utashyiraho hano, kandi ntabwo mvuze ibi cyangwa ngo njye kuri no mikoro nkeneye ko hari ibindi biguzi nshaka. Ntabyo nshaka. Nta biguzi nshaka ku bantu banteza amatwi, ahubwo njyewe icyo nshaka nuko nshaka ko buri muntu wese amenya ukuri. Ngo nitumenya ukuri niko kuzagira gute? Kuzatubatura. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo buri muntu wese yite kuri kino gitabo. Nibwo buhanuzi butavangiye. Nusoma iki gitabo uzamenya umwana w'Imana by'ukuri, umenye n'umukozi. Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo, abanyamahirwe. Ngo hahirwa abashavura. None se niba ushavujwe n'umuntu ukajya nawe kumushavuza, kandi Yesu yaravuze ngo hahirwa abashavura, bivuze ngo niba Yesu yaravuze ngo hahirwa abashavura, byanga bikunda nukazi ko hari abazakubabaza ukagira iryo shavu. Ariko Yesu ntabwo yavuze ngo nawe uzagenda ubashavuze. Oya, Bibiliya iravuga muri Zaburi ya Dawidi ngo uko ijambo ry'Imana ryamugeragaho, ngo iryo sezerano ryaramugeragezaga.
hari igihe abantu batamenya ko icyo Imana yakuvuzeho ari nacyo cyatumye runaka guhagurukira. Urimo urumva iki kintu? Ni Dawidi yabivuze ngo kugeza aho ijambo ry'Imana ryamugereyeho, ryasohoreye, isezerano ryaramugerageje, ngo bemera ko babarisha ibirenge byiwe iminyururu. None se Dawidi ko yageragejwe na bene se, Imana ishimwe. Nani Yozefu yageragejwe na bene se, ntiyabagiriye neza? Yitaye ko bamugurishije, yitaye ko bashatse kumwica? Yabagiriye neza. Dawidi kuzi ko yageragejwe n'abo mu muryango we n'inshuti ze, ntabwo yabagiriye neza? Hari ahantu Dawidi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose. Igihe nk'iki tugezemo dusaba Imana ubwenge. Turimo tugana ku musozo, wenda tunasenga, ni iyihe mesaje waha abantu b'Imana bose muri rusange? Urakoze kumbaza icyo kintu. Mesaje ya mbere naha abantu b'Imana muri rusange, ari ab'imbere mu gihugu o hanze y'igihugu bankurikiranye, mesaje ya mbere ni ukugira ngo mbabwire ngo bite gusoma ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iyo ubafashe Bibiliya, ahantu hatangirira hano inyuma hatangira hari akaziga kanditsemo ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Mesaje ya mbere nabaha niyo kugira ngo basome ijambo ry'Imana, baryiteho, iryo batumva bahamagara Imana. Yesu yaravuze ngo sinzabasiga mwenyine, ngo ahubwo nzaboherereza umufasha. Bahamagara Imana, uyu mufasha ari we Mwuka Wera, azabahishurire ibyo batumva muri rino jambo ry'Imana. Iyo niyo mesaje ya mbere. Mesaje ya kabiri natanga ku bantu bankurikiranye ni mesaje ivuga ngo birinde. Birinde, tugeze mu minsi yo kwirinda. Bibiliya iravuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Ni igihe tugezemo cyo kwirinda. Ibyera byose ntabwo ari amata. Dufite abantu bamwe bamaze kwitwikirira ijambo ry'Imana, bazana Bibiliya, bazana n'igitabo cy'indirimbo. Ibyo byose barabifite, ni intyoza mu magambo. N'ubu utarasomye iri jambo ry'Imana ngo uribike muri wowe, uzahura n'abo bantu kandi bazakugeza kure cyane. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 4, tubona ijambo ritubwira ngo nuko Umwuka w'Imana ajyana Yesu mu butayu ngo kugira ngo umwanzi amugeragerezeyo. Ayo magambo abankurikiranye baze kuyasoma. Umwanzi yaje kumugerageza yitwaje ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo ndabizi neza yuko uri umwana w'Imana, none niki gishobora gutuma usonza? Tegeka, muri we harimo ubutware bwo kugira ngo utegeke iribuye rihinduke umutsima. Ngo Yesu amwitegereje amenya ko uwo nguwo ari umwanzi, aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa. Imana ishimwe. Tugeze mu minsi ikomeye bene data. Tugeze mu minsi bigusaba gusoma ijambo ry'Imana, ukaribyukana, ukarirarana. Umuntu mwahura yitwikiriye rwa ruhu rw'intama ariko imbere arisega, ukabasha kugira ijambo umusubiza rimubwira ngo handitswe ngo. Bibiliya iratubwira ngo umwanzi ngo amujyana ku gasongero, noneho kuko yari amaze kunanirwa ibyo amubwira byose, arangije ngo aramubwira ngo handitswe ngo. Umva umwanzi uburyo yinjiye mu ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo handitswe ngo izagutegekera abamarayika. Uwo ni Satani wari uvuze ijambo ry'Imana. Satani muri no minsi ntabwo azaza n'amahembe, arimo araza mu ijambo ry'Imana. Ngo ariko Yesu kuko yari we jambo, aramubwira ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bibiliya irambwira ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramubwira ngo nzagutega ikindi gihe. Bantu b'Imana, mwirinde. Mwirinde. Abaje bafite Bibiliya, abaje bafite imisaraba, bafite indirimbo, abo bose ntabwo ariko bari mu Imana. Soma ijambo ry'Imana rizaguhishurira umwana w'Imana by'ukuri. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hari ikindi kibazo? Nta kindi, ahubwo dusengera. Twasoza. Imana ibaha umugisha ku bari bankurikiranye. Tugiye gusoza dusenga. Uri Uwiteka Imana ishoboye byose, uri Imana y'imbaraga. Turagushimiye kuri Imana ituzi kandi ari we waduhamagaye. Sabye ninginga kuri buri muntu wese, ari abamaze kuva mu muhamagaro, ari abakiri mu muhamagaro, komeza aba bantu, bambika imbaraga,
zo kunesha ibyari bihagurukiye mu izina rya Yesu. Data wa twese, ijambo ryawe rirambwira ngo icyakora abamwemeye bose wabahaye ubutware ndetse n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Umwana mu rugo aharanira ko nta cyangirika cyo mu rugo kwa se. Umwana mu rugo aharanira iterambere ryo mu rugo iwabo. Uwiteka Imana y'amahoro, ndasenze ninginga kugira ngo uhe buri muntu wese kwamamaza ishimwe ry'yamuhamagaye mu izina ryawe Kristo. Ndakwinginze kugira ngo abavuye mu muhamagaro wongere ubagarure mu muhamagaro. Ndakwinginze kugira ngo abahanuzi mw'iki gihe bahanure Data wa twese, badahanura ibihwanye n'irari ryabo, ahubwo bahanure ibyururutsa imitima, ibikomeza amavi atentebutse,